Bakunzi ba The Next TV nongeye kubasuhuza kuri Mike Clever nk'ibisanzwe. Uri kureba ino video ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ubashe kubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Kuri The Next TV niho usanga amakuru ari trend, breaking news, amakuru ya politike, amakuru y'abahanzi, amakuru y'ibyamare mwikundira mu Rwanda ndetse no ku isi hose muri rusange. Umuziki ni kimwe mu bintu abantu benshi bakunda kandi kikaba kinafasha gususuruka, abandi kikafasha imyidagaduro, abandi kikafasha kuruhura mu mutwe. Ariko bamwe babikora ntago muzi imbaraga bakoresheje kugira ngo bashe kugera kuri ubwo bwamare bwabo cyangwa babashe kuba bagera ku byo bifuza. Hari inzira nyinshi bakoresha. The Next TV yabakoreye icyegeranyo utarumva mu matwi yawe cyangwa utarumva ahandi hose, hano ugomba kucyumvira ukamenya abahanzi ikibafasha kuba batera imbere cyangwa icyafasha mu muziki wabo wa buri munsi, mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu kwamara kwabo. Kuri The Next TV niho ugomba kubanza kubimenyera. Mu rwego rwo kumenyekana cyane, abahanzi nyarwanda bakomeje kuvugwaho gukoresha amarozi no kujya mu bapfumu, ndetse hari n'abatunga agatoki ko baba babarizwa mu itsinda rya Illuminati. Nubwo abo bose bavuzwaho ayo makuru cyangwa bakabasha kumva ibibavugaho, abo bose izo nkuru babashije kuzihakana bivuye inyuma. Muri iyi nkuru yacu The Next TV twabakora ikigenewe cy'abahanzi 10 bavuzweho gukoresha amarozi ndetse no gukorana n'abapfumu bagamije kwamara mu buhanzi bwabo. Abahanzi 10 ngiye kubabwira muri bo bahakanye bivuye inyuma ko batigeze bagana inzira y'ubupfumu cyangwa gukoresha amarozi, nubwo muri bo hari ababyemeje ko bagerageje kubikoresha bagamije gushaka kwamara kugira ngo umuziki wabashe gutera imbere, abashe kuba bagira icyo bawuvanamo bitewe no babonaga bagenzi babo ngo bari kusaramo akayabo k'amafaranga menshi cyane. Muri uru rutonde rw'abahanzi 10 twabakoreye bakoresheje amarozi cyangwa bagannye inzira y'abapfumu, ku mwanya wa mbere turasanga bita Habiyambere Jean Baptiste, ngo bakabazwe mu muziki yarazwe ngo bita Bahati. Uyu yahoze mu itsinda rya Just Family, n'abahungu bahoze ari batatu bakora umuziki, bakaba bari itsinda. Kuri ubu ngubu iri tsinda rikaba ritagikora umuziki, ubu ngubu ryabashije gutandukana. Uyu muhanzi Bahati yatangaje yuko bene itsinda rya Just Family bajyaga mu bapfumu, ndetse bajyaga mu bapfumu rimwe na rimwe bakabaha amarozi bagamije gushaka ubwamare cyangwa kubona hit kugira ngo baceho bagenzi babo babonaga. Uyu muhanzi Bahati yavuze yuko rimwe na rimwe abapfumu bajyaga babaha amarozi bakayateza abanyamakuru bakora ibiganiro by'imyidagaduro hano mu Rwanda. Mu nkuru yagiranye n'ikinyamakuru Inyarwanda.com yatangaje amwe mu mazina y'abanyamakuru babashaga gutereza amarozi babaga bavanye mu bapfumu. Kugeza kuri ubu ngubu Bahati atangaza yuko atagikoresha amarozi, yabashije kuba yarabivuyemo yarakiriye agakiza. Kugeza kuri ubu ngubu Bahati akaba ari umwe mu bantu batacyemera imbaraga z'umwijima, akaba yarakiriye agakiza rwose. Bakaba basigaye barizwa mu itorero rya Redeemed Gospel. Iri torero murabizi ni itorero riherereye Kimisagara, aho yakiriye agakiza. Akaba ari umwe mu bahanzi nyarwanda baretse bateye ishoti byo gukorana n'amarozi, ubu ngubu yakiriye agakiza. Ariko uno yarabyemeraga kandi we n'itsinda rye barabikoresheje cyane. Mu bahanzi bwe we n'itsinda rye ni umwe mu bantu babashije gutanga ubuhamya ko amarozi yakoresheje cyane, kandi nubwo yavugaga yuko n'abahanzi benshi hano mu Rwanda baba bakoresha amarozi. Ku mwanya wa kabiri mu byamamare nyarwanda cyangwa mu bahanzi nyarwanda bagaragayeho gukoresha amarozi cyangwa bagiye mu nzira y'ubupfumu bashaka kwamamara mu buhanzi bwabo, hariho bita DJ Zizou, umwe mu bantu bakunze kwibasirwa n'abahanzi. Hari indirimbo ivugwamo ko DJ Zizou ari indaya, sinzi niba ari indaya, sinzi niba ari umurozi, ariko ibyo byose bivugwaho ko DJ Zizou yaba yaragiye akoresha amarozi. Mu mwaka wa 2013 DJ Bob yatangaje ko umugenzi we DJ Zizou ari umwe mu bantu bakoresha inzira z'umwijima hajya mu bapfumu cyane. Nyuma y'umwaka umwe DJ Bob yaje kwitabira ikiganiro gica kuri Isango Star bita Sunday Night, avuga ko afite ibimenyetso simusiga, ibimenyetso ngo byinshi cyane ko we n'agatsinda k'abahanzi benshi baba bajya mu bapfumu ari DJ Zizou bajyanye, ko Zizou rwose ashobora kuba ari umwe mu bantu b'abakomisiyoneri bazaranye n'abapfumu benshi, ko ari umwe mu bantu ushobora kuba bajyana abahanzi nyarwanda mu bapfumu, ko Zizou yaba afite ukuntu abaziranye cyane nabo. Ni amwe mu makuru yatangarije ikiganiro bita Sunday Night gica ku Isango Star, avuga ko afite ibimenyetso simusiga ko DJ Zizou
yaba ajya mu bapfumu cyane. DJ Zizou acyumviye nkuru byaramubabaje biranamurakaza cyane, agirana beef n'umuhanzi DJ Bob, ariko avuga yuko we ibi bintu atabigumisha uko nguko, ariko avuga yuko ibintu yaba abeshyerwa ko DJ Bob ari umwe mu bantu bafite amagambo menshi yaba yaramubeshyeye, avuga yuko agiye kumuganisha mu nkiko. Se kuko DJ Zizou ni umwe mu bantu baziranye n'abapfumu benshi, ibyo bintu biramushinjwa cyane, ntabwo bivuzwe ubu ngubu ariko urabyumva guhera 2013 nibyo byatangiye kumuvugwaho ko DJ Zizou yaba ari mu bantu baziranye n'abapfumu benshi cyane. Ni amakuru yatangajwe na DJ Bob mugenzi wiwe. Ku mwanya wa gatatu mu byamamare nyarwanda byaba bikorana n'inzira z'umwijima cyangwa byaba bijya mu bapfumu turahasanga, ariko wowe utarakanda subscribe ndagusaba ubanza ukande subscribe kugira ngo ubashe kumenya bimwe mu bintu wari warahishwe cyangwa bimwe mu bintu utaruzi. Kuri uwo mwanya wa gatatu turasanga umuhanzi uzwi, umuhanzi ukunzwe, umuhanzi ukundwa cyane n'igitsina gore, ubwo ngubwo bibaza ninde. Uyu muhanzi akaba afite impamvu simusiga ngo zishingirwaho ko yaba akorana n'imbaraga z'umwijima. Impamvu ishingirwaho mu gukemanga King James ko yaba akorana n'abapfumu, uburyo kenshi mu birori yambara agatambaro gakoze mu gitenge aherereye ku gitsina cye, ubwo ni hejuru yaho akunda kwambara agatambaro. Bamwe baramukemanze ko yaba ari umupfumu waba bimutegetse mu rwego rwo kumenyekana kurushaho. Umuhanzi King James ukuntu yireguye avuga yuko aka gatambaro atari umupfumu wakamutegetse, ahubwo yuko ari mushiki we wakamudodeye. Mu kiganiro King James yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko ari ibinyoma ko akijijwe, atayoboka inzira mbi nk'iyo kujya mu bapfumu, ahubwo ko aka gatenge yakadodewe na mushiki we ukugaragaza ko akunda imyenda idoze mu gitenge, ndetse akaba yifuza ko n'abafana be bajya bakambara. Sinzi niba kugaragaza guhora ukambaye kuri stage ryo byagaragaza yuko ukunda imyenda idoze mu bitenge, se kuki atayambara. Imwe mu bintu byatangiye gushimangirwa yuko King James yaba akorana n'abapfumu cyangwa abapfumu baba baramuhaye imitsindo kugira ngo abashe kuzamura ubwamamare bwiwe. Se kuko byaba ari byo, yaba ari souvenir mushiki we yaba yaramuhaye, cyangwa kaba ari akantu yazajya amwibukirwaho, simbizi. King James niwe nyir'ubwite atangaje yuko utagana imbaraga z'umwijima. Mu rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakemanzweho cyangwa batunzwe agatoki ko baba bakorana n'abapfumu cyangwa bamwe baba bakoresha n'amarozi kugira ngo babashe kwambara mu bikorwa byabo by'umuziki, turasanga ku mwanya wa kane umuhanzi bita Pedro Samuel. Mu mpera z'umwaka wa 2014 umuhanzi Pedro Samuel uzwi mu ndirimbo Umwaka Urangiye yatangaje ko benshi mu bahanzi bo mu Rwanda bakorana n'abapfumu, bityo nawe akaba agiye kuyoboka iyo nzira kuko hari imbaraga zarimo kumusunikira. Kandi akemeza ko umwanzuro yamaze kuwufata wo kuyoboka izo mbaraga zo kujya mu bapfumu, ikintu yashingiraga avuga yuko agiye kuyoboka inzira zigana abapfumu. Mu mwaka wa 2014 ngo Pedro Samuel yari amaze gutanga akayabo k'amafaranga agera kuri miliyoni 6 mu buhanzi bwe, akibaza ukuntu amafaranga yose yatanze akaba ataramenyekana, kandi hari bamwe bamamara bataratanga n'igice cya miliyoni, bakibaza niba hari icyo abura, ahita afata umwanzuro wo kujya kugana abapfumu. Ni ibintu yatangaje akanabyemeza. Ikindi kintu umuhanzi Pedro Samuel yashingiraga yatangazaga ko mu bahanzi benshi nyarwanda basigaye bakora indirimbo zishishikariza abantu ibintu by'ubusambanyi, akibaza yuko ibintu batabikora ku bwende bwabo, ahubwo ko ibintu babikora babitegetswe bitewe n'ibintu baba babwiwe. Nawe ni kimwe mu bintu cyamushishikarije kuba ashaka kujya gushaka ubwambare. Sinzi niba we ubwambare yanabubonye, kuko bamwe muri mwe kuri kino kiganiro nyeka ko mutamuzi umuhanzi Pedro Samuel uzwi mu ndirimbo Umwaka Urangiye, akavuga yuko ariyo turufu bamwe bakoresheje kugira ngo babashe kumenyekana. Mu 2014 ubwo irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar season ya 4 ryari rimbanyije, hari bamwe mu bahanzi batangiye gukemangwa ko baba bajya mu bapfumu.
ku mwanya wa mbere hagaragaye itsinda rya Dream Boys ko ari bamwe mu bantu baba bari gukorana n'abapfumu cyane cyangwa batunzwe agatoki cyane ko baba bari kugana n'abapfumu cyane. Mu gikundi DJs yayoboraga ajyana mu bapfumu, abantu ba mbere bibasiwe ni Dream Boys ko baba ari bamwe mu bantu bari kujya mu bapfumu cyane. Ntumbaze n'abari gushaka kureba ko bazegukana n'irushanwa. Bakunze gutungwa agatoki yuko ikirwa cya Nkombo ari hamwe mu bantu haba hari umupfumu wabafashaga kugira ngo barebe ko bakwegukana n'irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Dream Boys nanone yongeye gutangaza yuko itagana izo nzira zo gukorana n'abapfumu, ahubwo yuko bo bizera Imana, bakaba ari abantu bakijijwe, bakaba aho bavuye naho bageze uyu munsi atari yo nzira yo kuba bajya mu bapfumu. Aba ni bamwe mu bahanzi rwose batunzwe agatoki yuko Nkombo bayigiremo ibihe byiza. Aba ni bamwe mu bahanzi basuye Nkombo mu mwaka wa 2014. We na DJ Zone hamwe mu bantu ngo bakunze kwibera cyane. Niba umupfumu waba ariho niba DJ Zone ariho yari yababoneye umuti simbizi, ariko ku mwanya wa 5 TMC na Platini mu rutonde rw'abahanzi 10 nyarwanda batunzwe agatoki ko baba barakoresheje amarozi cyangwa baragannye mu bapfumu. Ku mwanya wa 6 turasanga umuhanzi kazi Butera Knowless. Mu mwaka wa 2015 byarasakuje cyane mu bitangazamakuru nyarwanda ko umuhanzi Butera Knowless yabakorana n'amashitani, ubwo ni ukuvuga Illuminati, kubera imyambarire idasanzwe mu ndirimbo ziwe yakoraga bitewe n'ukuntu yabaga yitwara. Ahangaha nabaha urugero nko mu ndirimbo bita Turiya igaragaramo imyambarire idasanzwe cyangwa ukuntu aba yitwara. Niba utarareba ino ndirimbo bita Turiya uzarebe nko ku munota wa mbere n'isegonda rya 59 ni hafi ku munota wa 2 uzabonamo inzoka ku ruhande itagaragara neza, ariko bamwe batangiye kumukemanga ko uyu muhanzi yaba akorana n'imbaraga zidasanzwe cyangwa yabarizwa mu muryango wa Illuminati bitewe n'inzoka igaragara imeze ukuntu ku munota wa mbere ku isegonda rya 59. Uburyo Butera Knowless yireguye cyangwa uburyo yatangaje avuga ku bantu bamukemanza, ahangaha ni igihe atanga ikiganiro n'itangazamakuru. Butera Knowless yavuze ko ayo makuru avugwa atayizera kandi ko ari mu bantu bemera Bibiliya 100%, atagana izo mbaraga z'umwijima cyangwa atajya muri ibyo bintu, ko we yizera Yezu kandi akamwemera nk'umwami nk'umukiza. Ariko Butera Knowless ni umwe mu bantu bavuzweho ibyo bintu nawe cyane. Ku mwanya wa 7 mu bahanzi nyarwanda bakemanzwe cyangwa bavuzwe yuko babakorana n'abapfumu cyangwa bajya mu barozi cyangwa babemera imbaraga z'umwijima. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi kazi witwa Teta Diana. Umuhanzi nawe yakemanzwe ko yabakorana n'abapfumu kubera akantu kajya kumera nk'agasaro kanagana mu gahanga ke, ndetse Teta Diana akemeza ko aka kantu adashobora kugakuraho. Bamwe batangira kuvuga amagambo menshi cyangwa batangira kuvuga yuko yaba ari imitsindo yaba yarahawe n'abapfumu. Diana Teta ubwo yatangaje ko hari abantu koko bashobora kubikeka ko yabakorana n'abapfumu kubera akagasaro kaba kari mu gahanga kiwe, kandi akavuga yuko akari kamwe mu kantu akunda cyane kamugaragaza neza. Akavuga ko akari akantu kamugaragaza neza kandi ko kanamushimishije akambaye kubwenga akita n'izina ryitwa Agateta. Ku mwanya wa 8 turahasanga umuhanzi Riderman uherutse kwibaruka abana 2 b'imanga. Aho uyu muhanzi nawe akaba ari umwe mu bantu bashinjwe cyangwa bavuzweho ko barakoranye n'abapfumu. Mu rutonde rwacu akaba agaragara ku mwanya wa 8. Ahagana mu mwaka wa 2014 umuhanzi Riderman yashinjwe gukoresha imyuka mibi cyangwa kujya mu bapfumu, ndetse avugwaho nuko yabakorana n'itsinda rya Illuminati. Bitambuka no bitangazamakuru byinshi cyane, ariko kubwe we yaje kubinyomoza avuga yuko atari byo. Ahangaha akaba yarabivuze mu kiganiro cyitwa Ten Superstar, ubu ngubu kikaba cyarahinduriwe izina kikaba cyitwa Ten Tonight. Yatangaje ko atajya mu nzira nk'izo zifotamye z'umwijima, ko yemera Imana bikomeye nk'uko yabyivugiye, ku buryo atagurisha ngo roho ye ngo ashaka kuba yagera ku bukire. Umuhanzi rwose yabivuze yivuye inyuma yuko atajya mu nzira z'umwijima, ko yemera Imana bikomeye cyane, akaba atagurisha ngo roho ye ngo mu kugira ngo ngabone ubukire. Ku
Ku mwanya wa 9 mu rutonde rw'abahanzi bavuzweho cyangwa batunzwe agatoki ko baba bakorana n'abarozi cyangwa baba bajya mu bapfumu, turasanga undi muraperi uzwi nka Ama G The Black. Umuhanzi Ama G The Black hari amakuru yagiye hanze acaracara yemezwa n'umuntu umwe mu bantu bayatanze, avuga yuko umuhanzi Ama G The Black mu mwaka wa 2012-2013 Ama G The Black ari umwe mu bantu bahoraga mu nzira. Uribaza nzira ni izihe? Ama G The Black akaba yarohoraga ngo mu nzira ajya kureba umupfumu wabaga i Masaka. Uyu muhanzi ngo akaba ari umwe mu bantu bashoboraga gukora ingendo 3 ku munsi ajya i Masaka. Ama G The Black we akaba atuye i Kanombe, ngo ariko hagati y'uno mwaka wa 2012-2013 ni umwe mu bantu bakoraga ingendo zijya i Masaka. Umwe mu bantu batangaje mu makuru wamubonye avuga yuko Ama G The Black n'ahandi yabaga agiye mu bapfumu. Urabizi hari n'indirimbo ya P-Fla, amaho P-Fla muvuga yuko ngo Ama G The Black ngo wajya mu bapfumu. Ibyo ni ibintu byavuzwe cyane. Ama G The Black we yararuciye arumira, nta hantu hamwe yigeze avuga ko atabakorana n'abapfumu. Ariko kabisa mu mwaka wa 2013-2012 inzira zijya i Masaka ahantu habaga hari akabuye Ama G The Black yabaga azi bitewe n'ingendo yirirwaga akora ajya kureba umupfumu. Ku mwanya wa nyuma cyangwa ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bavuzweho gukorana n'abapfumu, turasanga undi muraperi, umuraperi bita Jay Polly. Ikintu cyatangiye kuvuga ko Jay Polly yaba akorana n'abapfumu nuko Jay Polly hagana mu 2014 byavuzwe cyane ko Jay Polly yavuye ahantu yabaga i Gikondo yimukira Kicukiro Centre kubera imyuka mibi yamuteraga y'amadayimoni. Nubwo Jay Polly yabihakanye yivuye inyuma, amakuru y'itohoza yatangajwe icyo gihe nuko hari inzoka nini cyane, inzoka ya gaheza yazaga imutera ku manywa ikaza nijoro ikamujujubya. Iyo nzoka ikaba yari amayobera utaramenyaga ngo iturutse, kuko Jay Polly yashoboraga kuba yicaye ukajya kubona inzoka ihagaze iri impande z'akaguru kiwe, ukibaza iyo nzoka yabituruka he. Jay Polly yaba yicaye ahantu yakebuka inyuma ye akahita abona ya nzoka imujujubya. Si ibyo gusa, mu mwaka wa 2011 Jay Polly nanone yaje kuvugwaho ko yaba akorana n'itsinda rya Illuminati, ariko musaza Kabaka rwose ubu ngubu uherereye gereza nta sheni idacika, musaza uzataha, yaje gutangaza yuko ibyo bivugwa byose ari ibihuha, ko we yizera Imana, avuga ko ibyo bintu byose amuvugaho atari ukuri. Muri mwaka wa 2011 nubwo Jay Polly yaje gutangaza ahubwo yuko yaba yaje gutangaza ko arimba indirimbo za gospel akoresheje injyana ya hip hop. Ubwo n'urutonde rw'abahanzi 10 nyarwanda bavuzweho gukoresha amarozi cyangwa bavuzweho kujya mu bapfumu. Nk'uko twatangiye tubabwira, urutonde twatangiye tubabwira ko ruyobowe n'umuhanzi Bahati wahoze mu itsinda rya Just Family. Ku mwanya wa 2 tukasanga DJ Zizou, ku mwanya wa 3 tukasanga King James, ku mwanya wa 4 tukasanga Pedro Someone, ku mwanya wa 5 twasanze Dream Boys, ku mwanya wa 6 tukasanga Butera Knowless, ku mwanya wa 7 tukasanga Teta, ku mwanya wa 8 twasanze Riderman, ku wa 9 Ama G The Black. Urutonde rwacu rukaba rusozwa na Jay Polly. Wowe bari kureba ino video ndabanza kugusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yizewe kandi amakuru azigiye kuri The Next TV.